biba bivuze ngo iby'abarozi bari barahambiriye cyane cyane ku nyamaswa z'inkazi, ibyo abarozi bari baragutwaye barabibuze burundu bishaka ntubibone, ibyo wakeneraga byose ako kanya Imana igiye kubifungura, kuko nta nk'ibyara igira amahane, nta n'igikoko kibyara kigira amahane, n'itungo ry'inkazi riri kubyara ntirigira amahane. Suvuga ngo Imana iguhaye ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Yes, reka musuzo n'nyine ukazamwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikira umunsi ku munsi. Ni ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Si idini, si itorero, ahubwo ni ministeri. Umunsi nyibishaka kongera kubana na Pastor Rivera Mbabazi Jean Baptiste mu biganiro byacu bya buri munsi. Pastor, uraho neza? Ndaho ndashima Imana, mboneraho kwihanganisha abanyarwanda twese turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku 2022. Intego yacu no kwibuka twiyubaka, mbabwira ngo kandi bakomere. Yego, murakoze cyane. Rero ubumwe bw'abera nk'uko bisobanura bw'abera Ministries, iri nta nubwo twikora online, nta badiyakoni tugira, ntiduturisha, ntitugira imihango, ntitubatiza reshwi. impamvu nayo navuze ngo si idini, si n'itorero. Reka shwi nta nubwo nta n'ibindi twakira, nta ndimanama, nta n'ibindi bibaho. Twe twayise ministeri ngo umuntu akiriremo, umuntu agenda ajya iwabo mu itorero rye akora ibyo bikorwa. Rero bakomeze kwibuka biyubaka, Imana ibagirire neza cyane. Yego. Uyu munsi, kuri uyu munsi by'umwihariko, niki uri buze gutegurira abantu kugira ngo abafite ibikomere babashe gusa nkaho byomoka kandi bakongera gusubirana umutuzo? Biroroshye cyane kubera ko hariho porogaramu y'igihugu yashyizweho. Yego. Kandi ibyo byose barabiteguye. Icyacu no kubihanganisha no kubabwira ko ari ukwibuka, kandi twibuka twese hamwe tuzirikana abo igihugu ka Jenoside. Gahunda ya minumwe ya leta ukuntu babiteguye ibiganiro bihari abantu babiganiramo, kandi bagenda bahumuriza. Ahubwo twe tubafasha n'iki no kubongerera za mbaraga cyangwa nk'uyu munsi nifuza ko nababwira ngo izi nzozi ntuzazigirira ubwoba, nuzirota cyangwa kumura kwazi kuroteye, bisobanura ko ikintu wasengeye cyari kigoye kigiye kuboneka, kigiye kwanzura, nta mwanzi uzagihagarika. Iryo kubihanganisha aho nanjye neza amatwi. Izi nzozi ntuzagira ubwoba, ntuzazitinye, ntuzazikotera, ntuzatinye, ko nigiye kirera ko wegereje kwakira Imana yavuganye nawe. Nibyo rero twe naganiriza abantu b'Imana uyu munsi wa none. Ariko nizere ko nawe uri amahoro. Ndaho ndashima Imana. Shima rugira Uwiteka ukintije ubuzima. Ntabwo biba byoroshye. Rero turi icyunamo ntabwo byoroha cyane, kuko hari abantu bikomere bizamuka mu rwego rundi, ariko hari ikintu kimwe, ko wewe kukiriho, umuntu abagishima Imana, njye ko nkiriho. Nuvuga ngo iyaturinze yo ntiyemeye kibarinda kandi itabanga kwabwira ngo batambuke, ahubwo igituma uriho ni iki, no kugira ngo ugire uhindura mu kubaho kwawe. Bareke tunywanire igihugu, tunywanire itorero, tunywanire abantu bacu, mbega dukore nibura twuse ikivi abandi bagiye basiga, twibuka tuniyubaka. Urakoze cyane. Rero izi nzozi burya nabonye kubera ko uri mushya muri runo rugamba rwo gusobanura inzozi. Inzozi ziri amahara kune cyangwa 5. Ubundi nta daimon, nta satani yatera umuntu kurota ntibibaho.
ikindi kurota ni impano ya buri wese aho hava akagera aho gusobanukirwa ntabwo ari bya buri bose. Cya kabiri, inzozi ni imvugo y'Imana ihishe ariko y'ukuri, kandi uyihagazemo ajya abasha kwakira amasezerano uko byagiye bigaragara. Yosefu yararose arangije ngahungisha umwana nyina. Yesu amara imyaka 12 mu Egiputa. Bose nuko bagiye barota batandukanye, ba Herode, bose abantu Imana yagiye ivugisha benshi cyane yabica mu nzu. Inzozi ni ikintu cy'imbaraga, kiri powerful, abantu tubasha kumva kandi tuba dushyizweyo. So rero izi nzozi nizera ko nakwiye kuzitegeramo kandi ziryoshye cyane. Kwereka ko ibyo wasabaga biremereye bigiye gusohora. Inzozi ya mbere ni ukurota ubona umubyeyi abyara cyangwa wowe uri mubyara wowe. Icyo twita igikorwa cyo kubyara. Si ugutwita, ni ukubyara. Ni ukuvuga ngo ndabivuga ngo kurota umugore, wari uzi ko n'umugabo ashaka kurota abyara, ariko abundi abagabo benshi bavuga ko aribo babyara sometimes. muhese muri siyansi cyangwa he cyane ndivugira mu nzu zumbabarira. Naye ndavuga abagabo benshi mwese ubundi umugabo arabyara we banatwita he. Benshi bavuga ko mu nzozi babonye babyara bateruye abana. Ni ukuvuga ngo impamvu icyo bisobanura ni umugisha. Ubundi nta mugabo ubyara nyine ufite kutwita no kubyara, bafite kundi babatera inda ntibabyara, tubivuga muri ayo magambo gutyo nyaboroshye. Nko kurota umugabo cyangwa umugore w'umwana wa mukobwa we, wikubita umukobwa ngo umwana wanjye none urota ngo mubyara ngo ugiye kuza ikinyendaro. Oya, uwo ni umugisha ukomeye w'ibintu mwari mwarasengeye mu muryango birabananira. Kubyara, umugabo ari kubyara, abantu ari kubyara. Muri make turi kuri izi nzozi, nuzirota ntuzagire ubwoba, ahubwo uzamenye ko ari amayira yo kwakira ibintu biremereye wari warasengeye mu buzima bwawe. Dukomeza kwibuka, tuniyubaka, kandi tubabwira yuko byose habaho kubaka no kwitonda. Tugeze rero kurota ubona inyamaswa zibyara. Iyo tuvuga inyamaswa nizo zifite mamifere, inka, intama, ihene, ibintu byose biriya byose bivuze ngo ni amahirwe masa ku buzima. Buriya hori ikintu ukwiye kumenya ni inzozi zirota ku bintu abantu baba barasengeye, nk'abagore bari baruze urubyaro, abantu bega byabyaza umunasengera kumugeza arushye hazongera kubirota. Rero cyangwa ntazigera bihabwa. Rero ukizirota menya ngo watabawe. Harimo no kurota ubona inyamaswa z'inkazi zibyara nyine, inyamaswa z'inkazi zino ziryana ziragute ziri kubyara nazo, nabyo ni amahirwe kubirota n'amaso yawe. Ariko hari ibindi bitabyara bibwagura, ngira ngo urabyumva nawe, n'iki byose. Ibi byose uruzi muri iyo nzira yo kubona uko byibohora gutyo, biba bivuze ngo iby'abarozi bari barahambiriye cyane cyane ku nyamaswa z'inkazi, ibyo abarozi bari baragutwaye barabibuze burundu, bishaka ntubibone, ibyo wakeneraga byose ako kanya Imana igiye kubifungura. Kuko nta nk'ibyara igira amahane, nta n'igikoko kibyara kigira amahane, n'itungo ry'inkazi riri kubyara ntirigira amahane. Si ukuvuga ngo Imana iguhaye favor mu bintu byawe kugira ngo ubikore ubohotse, nta satani kuri inyuma. Nicyo babivuze buriya. Hanyuma rero ibyo ari byo byose ni ibyerekana ko imbaraga z'ubugome n'iz'abademoni bafite kuri wowe, ko ibyo bisimba biryana utazongera kubibona kubera ko urose utabarwa. Ni inzozi rero nziza umuntu arota zimwereka ko agiye kwakira bya bintu byari byaramuvuniye kera yabuze. Noneho wowe kwirotera wowe ubyaye nyirizina mama we, ukarotera wowe wabyaye, ukarotera uteruye umwana. So nivuga ngo ni ibihe by'ibisubizo, ariko bitandukanye no kubona uteruye akana utazi aho kavuye. Nta kintu kinezeza bura nko kurota uteruye umwana. Iyo uteruye umwana muri ugasanga ntaho muzi, si n'uwawe, ntumuteka, nta naho muzi muri famiye. Abita ngo stranger baby, ni umwuka w'inyatsi. Ukura mwonsa ariko ntumuzi, uramugaburira nturamute, umufata umukorera ke ariko si uwawe. So rero uvuga ngo
icyo gihe inzozi zivuze ko ubugumba buvuyeho, gukenyuka bivuyeho, ubusinzi buvuyeho, ubusambanyi bukabije buvuye mu muryango wawe, ubukene bwa karande bukuwe mu nzira, ndetse gupfusha no gupfakara no gukenyuka no gutakaza ubwenge bw'abana mu ishuri, ibyo bintu Imana ibikuyeho kandi vuba byihuse, as soon as possible ukaza kubibona. Amen. Yurose zose. Ubukene bw'akarande, burya hari ubukene wagira ngo baraje barasudira baguhwanya nabwo. Ukagerageza ukagura inkweto, ipantaro ikaba irashaje, ukagura ishati, ugasanga ntabwo bishobora kuzura. Ubukene bw'akarande, kandi ugasanga umuntu arakora, arashyiraho imbaraga, arakoresha ubwenge bwose, ariko umusaruro zero. Uyu rero agiye gutabarwa narota biriya bintu cyane. Ikindi uno muntu urotse inzozi buriya nuvuga ngo Imana igiye gushyira hanze ababisha biwe bose. Ni igihe kigeze abagambanyi kugira ngo umubisha wese wari wishe muri wowe ajye ugasoza isi yose mubone nawe, agaragara utavuze, agaragare ntacyo ukoze. Ikindi cya nyuma ni uko Imana igiye gukoza isoni umuntu wese wahagaze mu mwanya agafunga ibintu byawe byose, uwabigizemo uruhare, yaroga, yaterekera, yabandwa, yaba mwene wanyu, yaguteranya ku nshuti, umuntu wese wagize uruhare mu kuburuka bino bintu uramureba. Icyo nkwisabara ni kimwe, ni ukugira umutima w'imbabazi. kugira umutima w'imbabazi. Ndebere ko ntatangije ya minota yacu, ntabwo twayirenza. burangiye sinkunda kurusha abantu bacu badukurikira. So nuvuga ngo iyo rose zino izo nyamaswa z'inkazi zibyara n'ibindi, haraza agatinya ngo ngo nabonye ingurube bigagura, ntacyo bikubwiye, ese kitacyagutwara, inyenzi nuko yabyaye cyabwaguye. Ibyo rero uba ugomba kuvuga ngo wow, ni igihe cyanjye kigeze ngo nakire umugisha ku bwanjye. Kimwe no kurota umuntu akuzana brosada iriho na korogate ngibrosa, nabyo bisigura neza ko uwo muntu yifuza ko hari impinduka, hari aho ugiye kuvuga kumvikana, hari aho ugiye kubwira bakakumva mbere batakumvaga. Hari igihe mba nifuza ko hari umuntu ushobora kubona kino kiganiro akavuga ati nshaka kugirwa umugisha ngasenga nkaba ndi kumwe na pasiteri, wenda nibi narose wenda bikazajya mu ngiro. Birashoboka ko nshobora kuzona narose nk'ikintu cyiza ukaba nakwegera nkaba wenda nimba ngiriwe n'umugisha wenda nanatanga n'iryo turo kugira ngo ikintu narose gisohore. Ubundi by'ukuri hari inzozi utagomba kugira icyo uzikoraho. Yego, cye tubwizanye ukuri. Ari ibyo abasenga cyane basubizwa cyane. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryeruye, rivuga ngo igihe cyashyizweho n'Imana. Mbese hari ikinanira cyashyizweho nawe? oya, Uravuguruza igihe cy'Imana se? Wavuguruza ibihe by'abantu, wavuguruza ibihe bya shitani, ariko ntiwavuguruza igihe cy'Imana. wanakanga burya ngo imipango y'abantu bagupangira, ariko niyo kanga ko Imana iri kugupanga. Vuga zo barakora n'uzishinga uzagwa ahandi hantu. Njye icyo nemera cyo na Elizabeth yabwiye Mariya ubwo yamusuraga mu ngo hahirwa uwemera ko ibyo yabwiye n'umwana bizagera gute, bizasohora, agategereza yihanganye. Haba kukira avuga ngo nzahagarara ku munara hejuru y'aho ndindira, ngo kugira ngo nzi icyo namuganye cyangwa icyo namubwiye. Rero ntabwo gusenga ntibihindura umugambi w'Imana, gusenga bihindura umugambi wa Satani. Sibyo? Aho inzozi nk'izwe zirote ni iki? Icyambere, niba Imana iguhereye ikintu ahantu ntukava utarakibona mu mitekerereze no mu bikorwa, sibyo? Niba ubwiye ngo nzaguha umugisha ucuruza amakara, ujya gucuruza inkweto kuko ntimuravugana, kugira ngo zisohore zino nzozi, icyambere ni ukwirinda. Ikindi kandi nakohori nibijya gusohora ntuzibeshye ngo Imana izazikomange. Uzanye n'akantu ka feasibility gusa, karaka kanka bimagana ngaho utabonaga ibintu amafaranga akoreraga mu kwezi kwakorera umunsi umwe ibiri. Ariko hari umuntu rero arambwiye ngo hari kizagera ujye ukora ibiganiro muri studio. Ntiyambwira studio ariko ngo ni yandi. None ntuyirimo.
nyine ukuntu opportunity ziza n'ubonye naguhaga yego noneho ukabona amafaranga winjizaga aragenda yikuba nuramuka rero kubona yikubye ntukumva ko wabonetsemo ikintu cyese de special dasanzwe ahubwo nuko Imana avuga ngo cyagiye cyageze kora bya bindi byari bikenewe. Ubundi Bibiliya tubwira ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutagira iki ubwenge. Ubwo utagira ubwenge nanjye ndakuretse. Niba inyoni ziguhuni, niba ikimonyo kiziguhunika bizagitunga mu gihe cy'imvura, kucyo utumva ko opportunities zose ugenda ubona hari aho Imana igiye gutangira kuzana amasezerano. Wakurwanyaga yarapfuye ejo bundi warabonye, undi yaragira bazana amaso yawe, tangiye kuzamura utuntu, tangiye kwirwa buhoro buhoro, kwinjira muri ya ministeri nyirizina, noneho n'ikije kugira akamaro. Ikaba ntabwo wasenga Imana uti Imana uzampe nka miliyoni 10. None ngo uzampe 10 nazanye uri hehe oya? Ubone 2 3 enye uko performinga yamara kuzura ati amafaranga yaguha ikaguha feasibility yo iguha uburyo. Noneho uburyo Imana yaduhaye twe tubwita nk'ari amahirwe cyangwa tubeshwaho nkuko tujya muri betting. Ntabwo ubuzima bwacu tubeshwaho n'amahirwe, tubeshwaho no kwizera no gukora. Imana iguha umugisha. Amen. Ni nayo mpamvu hari abantu bamwe na bamwe bakunda ndibuze kwita mbihuza n'amahirwe, ariko tukabura nimbyita ngo gukoresha amahirwe yacu bikatunanira. Wenda reka nitanga urugero, uyu munsi turi kumwe, hari ikintu Imana yavuganye nanjye mu by'ukuri nshobora kubona kigezemo, ariho wari uvuze ngo hari igihe Imana igenda iguha gutyo iyo opportunity ukayirya, ariko igihe cyagera Imana ikazikwibutsa ngo ahantu aya mafaranga narayaguhaye. Icyo gishobora gukemuka gute kugira ngo tujye tubasha gufata izo opportunity twabonye tuzibyazemo kuko wakuvuga ko Imana yavuganye natwe. Ariko ikibazo kiba kiri wowe hori ntabwo abantu bose bumva kimwe. Imyumvire ya muntu giye shobora guhabwa 100,000 nkajya kubicuruza, undi akajya kubirya, tuzagira umusaruro ungana. Wa kabiri ninjye Imana igize gutya impaya miliyoni 2, ubukwe bwari bwarananiye, nigiriye mu cyaro ubwa 1.5 million. Undi muhaye 2 ngo sinzava i Kigali. I Kigali ni miliyoni 10 zingahe? Yishyira mu madeni muzatera imbere kimwe. Ntabwo bishoboka. Umurimo wose warajyanye n'ifumbire washyizwemo. Sibyo? Yaho yansezeraniye niyo mpagaze. Ndebe icyo azambwira n'icyo namuganyiye, numva n'icyo azansubiza. Imana iguhe umugisha. Amen. Nego. Ubwo abantu banabyumva nyine ndimo ragenda nsatira umusozo. Tunabasengera tunabafasha rwose. Tunabiseguraho. Yego. Tunabisegura. Ariho hano ngiye kubaza turi mu bihe bisa nkaho bikomeye cyangwa se mu bihe byagoye igihugu cyacu ahashize. Muri iyi minsi tugezemo dushobora kwibamo gute, dushobora komorwa ibikomere gute? Soza ikiganiro. Ntekereza ko nabikubwiye na mbere hose. Yego. Yuko leta y'ubumwe yashyizeho uburyo mu ngamba biciye muri mino bumwe, yuko dukwiye kwitabira bya biganiro bitarenze amasaha 3 nyako ku masite yose, tuzaba duhari tubyumve kandi bazatugira inama zikwiriye. Ku bumwe bw'abera tuzagira inama mu by'umwuka byo gutera imbere, abandi bazatwishinga ibindi bikurikira mu mahoro umugisha n'Imana. Ntango amahoro n'umugisha n'Imana bugumane nawe. Merci. Kuvuga ngo nubwo twenda gusoza mu kiganiro, ariko izi nzozi nakubwiye zihatse ikintu gikomeye kimwe. Yego. Cyambere n'umugisha ugiye kuza, ariko icya kabiri gihatse ikintu giteye ubwoba. Guess what? Yego. Imana igiye gushyira hanze ba nyiri imipango n'ibi byose byari ku buzima bwawe. Amen. Ntakanangiye gusigaza. Iyo urota inzozi, Imana ibigiye gushyira hanze ba nyiri imipango ku byago byose, ku ngorane zose n'akaga waciyemo, igiye kubatamaza ba nyiri imipango nyine. Urakumvise? Tugakurura. Ba nyiri imipango bishe ubukwe, ba nyiri umupango bishe akazi, ba nyiri umupango bakwirukanije, ba nyiri umupango bene imipango yose bishyize hamwe nk'itende ryibumbiye hamwe. Iyo urose zino nzozi ni ikimenyetso cy'uko igiye kubashyira hanze bose ku mugaragaro. Ngayo nguko. Hari abenshi batavuga ngo nirukanye umurozi ku buzima bwanjye. Bamwirukana nyine. Yaravuze ngo umurozi ntakabeho. Ntabwo ari byo bivuga. Hano kumwanura ntacyo yabitwaye. Hari abenshi bagera rero muri iyo kanka rusobanuye akavuga bati
kwirukana igenda dayimoni igenda satani ya umuntu akamwirukana ariko aho biratandukanye ni Imana ubwayo igiye kwereka ngo dore nguriya navuze ngo Imana igiye gushyira hanze nyiri imipangu mibi ba plana ariho twe dukunda kutatwivugira ngo n'abarozi nuko n'abagume ku buzima bwabo rega burya the witches are doctor yego ubundi n'abakozi ba satani satani nta kizayifuza umwana w'umuntu kuko yakuroga satani yanakwica abandi buvunderi yavuga iki icyo abashaka nuko atakubona ariko Imana yo ikaba mu ruhande rwawe satani yanga abantu Imana yaremye Imana ikunda abo yiremeye so si gitangaza rero abo rero ni abagenti ba satani kuko ntaho satani muzahurira abo rero bagiye gufatwa ni abagenti biyemeje kuturwanya baduha ibyo dufite ahubwo twiza abo turibo gutyo ariko nabo bazatsindwa mu izina rya Yesu unamucaka kuvuma ntacyo mupfuye biravanga umufumo udafite ifashe no gufata imbwa amatwi ntacyo bitubwira umufumo udafite ishingiro no gufata imbwa amatwi ko migani havuga cyakora akavuga ngo buriya rikakubwira ikintu kimwe yego uzirinde ko umuntu akuvumira icyo wamukoreye kizwi kigaragara ariko ibindi shani hatari so rero nagira ngo mbabwire n'akari gasiga Imana bamugisha